Ndabasuhuje abakunzi bacu kuri Kirabo TV, mbahaye ikaze rwose, murakaza neza ku biganiro bitandukanye tugiye kuganira uyu munsi. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ibya mirenge sibyo bizakubakira urukundo mu gihe uzirikana aya mabanga. Ubundi mu rukundo ntihagomba ibintu bya mirenge cyangwa ibihambaye kugira ngo umukobwa amenye ko umuhungu amukunda. Hari ibintu rwose byoroheje bigira igisobanuro gikomeye mu rukundo. Nibyo rero tugiye kureba. Icya mbere, kugufasha mu bibazo byawe. Burya mu buzima hari ubwo ibintu bikugora ukaremererwa, ukaba wanakenera ko haba uwagufasha. Iyo umuhungu rero akwegereye mu bibazo akifuza kukuba hafi mu bikugoye, uzamenye ko ashobora kuba agukunda nyabyo. Icya kabiri, kukubwira ko waberewe mu myambarire. Umuntu yambara imyambaro itandukanye bitewe n'igihe n'icyo agiye gukora. Hari uwambara neza agiye gusenga, mu birori n'ahandi runaka. Iyo wumvise rero umuhungu cyangwa umukunzi wawe w'umukobwa akubwiye ko wambaye neza, aba yakwitayeho, bituma wumva wishimye kurushaho kandi ukumva ko agukunda kurushaho, bityo bigatuma umwishimira cyane. Icya gatatu rero ni ukukuzanira ibintu wenda nk'ibikoresho wari ukeneye. Ubundi akenshi ntibyoroha kujya imbere y'umuhungu umubwira ngo wanguriye ibi, ngo wanguriye biriya. Iyo umuhungu yibwirije akabona ko hari ibikoresho ukenera bimwe na bimwe byagushiriyeho maze akabikugurira, agafata umwanya akakujyana mu isoko, mu iduka n'ahandi runaka, maze akakugurira udukoresho tumwe na tumwe wari wabuze aho uhera tumusaba. Ujye umenya ko agutekerezaho kenshi kandi kagukunda, bituma urukundo rwawe rero nawe ruhindura isura rugakura. Icya kane ni ukwicara akagutega amatwi. Iyo ni mu bitekerezo byinshi ufite umunaniro cyangwa se stress, bigusaba kenshi ko ufata akanya ukaruhuka. Iyo umuhungu cyangwa umukobwa amenye ko usa naho wigunze akagutega amatwi akakumva iteka, bigera byinshi bikubwira. Muri icyo gihe ijambo akubwiye rikubera nk'ijambo rikomeye ry'ubwenge rigufasha rikakuruhura umutima. Icya gatanu ni ugushaka umwanya wo gusangira. Iki ni ikimenyetso gito ariko gihambaye kuko cyongera urugwiro n'urukundo. Gusa si ngombwa ngo biguhende cyane, kuko ushobora no kugura agakofi cyangwa fanta n'ibindi nyine byoroheje, mukicara ahantu mugasangira. Hari ubwo umukobwa abyifuza kenshi akumva abuze imbaraga n'umunwa wo kubihingutsa imbere y'umuhungu, wenda yanga ko yabifata nabi cyangwa ukundi. Iyo yibwirije akabikora biramushimisha pe. Icya gatandatu, kumwohereza ubutumwa bugufi. Ni ibihenda ariko ushobora gusanga hari abahungu wenda batabyitaho, nako ndizera ko bahari. Ubutumwa cyangwa impano nk'udukadi si iby'umunsi w'abakundanye cyangwa indi minsi mikuru gusa. Hari ubwo umukobwa ategereza impano cyangwa ubutumwa agaheba. Iyo umuhungu rero abitekereje akabikora, ukabona akohereje ubutumwa, nyine ukabona gukorera aga surprise utagombye gutegereza umunsi mukuru, byongera umunezero pe. Ni byiza kuko birushaho kukwereka ko akwitayeho cyane. Icya karindwi, gutemberana ahantu. Tugenda mu mamodoka atwara abantu, zino public transport, kadufasha ariko bikanatunaniza rimwe na rimwe. Hari ubwo wumva ushaka kwitaruraho gato ku mihangayiko ya buri munsi, frustrations. Biba byiza iyo mugiye nk'ahantu hitaruye maze akaba ari bukuyobora. Uzishimira aho hantu yaguhitiyemo, kandi nyuma y'igihe uzajya ushaka kenshi ko yazongera akakujyana n'ahandi utari uzi, kuko aho yakujyanye hakubereye urwibutso rukomeye mu mutima. Kuba kumwe n'umukunzi wawe rero bitanga umunezero, bitanga ibyishimo. Iyo akubaye hafi kenshi na kenshi biragufasha cyane, bituma wumva kuri hafi. Gerageza ube hafi y'umukunzi wawe, mube hafi, mwereke ko muri kumwe. Ibyo bizatuma urukundo rwanyu rukura rwose. Mugire ibihe byiza rero, amahoro y'Imana abane namwe mu byo mukora byose bya buri munsi. Kanda subscribe, share, do like na comments.